nkimara gufata ubuyobozi rero sinarababwiye ngo yewe nzabayobora neza, ariko uwo tuzagongana icya mbere umuntu uzajya urya nahage nzajya mutera inkunga, azajya ambwira impamvu atahaze. Icya kabiri umuntu uzajya uba wumva ko adakeneye gukurikiza amategeko yanjye ntabwo mushaka hano kuri kwirukana, kuko nta kintu tuzaba tugihuriyeho. Nta muntu tuzaba nta kintu tuzaba tugihuriyeho, kuko nutangira kumva ko wiyobora se urumva tuzaba duhuriye kuki. Niyo mpamvu nababwiye ati rero nk'abanyeshuri nyobora ukumva mugomba kuzajya mukora ibyo mbabwira. Mugomba kuzajya muhera kuwa mbere murya ibijumba mpaka icyumweru kigashira. Uyu muhungu mu bigaragara kuba inzara iri kugura yanze kurya ibijumba. Ikintu na kimwe tuzamuha, twamuha iki? Twamuha iki? I don't know. Twabona tumuha, kuko nimba twaravuze ati mugomba kuzajya murya gutya na gutya, akaba yaranze, nta kintu twamuha. Tubizi foto. Ndumva tudatinze mu magambo, ahangaha hari amategeko twateganyije twazajya mugenderaho. Ahangaha itegeko rya mbere, kugerera ku ishuri igihe. Yesu! Itegeko rya kabiri ndabona no guteretana no kubyirinda ntabwo byemewe hano mu kigo Yesu! Byemewe kuko uzafatwa, ndabona azahanishwa gutumwa ababyeyi batatu badahuje igitsina. Yesu! Uwo nawe tuzamwigaho. Murakoze. Ndumva turi gutinda. Murakoze, nta kibazo, ubwo tuzasubira. Bye bye. Uyu munsi murye neza. Babongere n'ibindi biryo. Babongere ibiryo. Murye muhage, ntacyo bitwaye. Ushaka isukari? Iyo bayizane. Turashaka isukari.